Mukamurenzi mukobwa mwiza igira hino uguyaguye ugushe neza umbwira ikikuriza nifa iniso inira teka amaso yawe y'amazure w'urukundo ureba urukundo rutagira inyegamo. Hari abajya bakunda kunyandikira ngo ndacuranga ariko simbereke uburyo bwo kugarata. Mukamurenzi reka kwigunga igira hino ungura inama mbere y'ibintu y'ukunda abantu. Talks. Mukamurenzi mukobwa mwiza igira hino uguyaguye ugushe neza umbwira ikikuriza shira iyo nimba ugira ituze ube mu mutima ube mu wanjye mukobwa mwiza w'imico myiza reka kwigunga ufite gwaneza mugenzi mumara agahinda tereka amaso yawe maze urebe urukundo ureba urukundo rutagira inyegamo. Mukamurenzi reka kwigunga igira hino ungura inama mbere y'ibintu dukunda abantu. Iyo mubonye inshuti muntu utishimye ikaneyanga hina nkaho urukongira. Mukamurenzi reka kwigunga igira hino ungura inama mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Iyo ndirimbo ya Makanyaga Abdul. Makanyaga Abdul ndirimbo yitwa Mukamurenzi. Iyi ndirimbo we ayicuranga cyangwa ayiririmba we yayicurangiye yiyumvishije iba iri mu nota accord tonique cyangwa note atangira amacuranga ibiri muri note ya sol majeur sol majeur quatrième cyangwa sixième gutya we ni wacurangira ariko kubera ko manumva to iye iri hejuru nashobora kurima ngo magere niyo mpamvu mana hinduye ngiye nkaza kwicurangira muri re. We ni sol re do cyangwa se note ya mbere ni sol ari accord tonique dutangiriramo, note ya gatanu ni re, note ya kane ni do. Nizo note twari eshatu ariko noneho mba numva we nyine afite umuhogo uririmbira hejuru. Ngero kubera ko manumva ntashobora kuhagera kuri iyo tongo mbigishe neza bisaba ko ngiyewe noneho myihindura nkashyira kuri accord tonique nkayishyira kuri re accord tonique. Uvuga ngo note re akaba note dutangiriramo akaba note ya mbere tugashyiramo ra akaba note ya gatanu ra majeur, sol ikaba ari note ya kane nayo ikaba ari majeur. Uvuga ngo ni re sol ra gutyo. Hano banagerageje kwicuranga mu buryo bw'agasebeni buryo bw'agasebeni. Hano hari akantu nashyizemo ariko siko ayitangira kubera ko ino ndirimbo ifite amaversion menshi. We acuranga uko acuranga atangira ntago ariko ngiye ntangira ngiye cyo mwangambire kubigisha ntago ari ukuririmba ahubwo ni ukubigisha uburyo mushobora kwicuranga mu manota ya gitari. We rero ujye wita kuri gitari ukajya wita ku ijwi cyangwa ku ngoma cyangwa iki, wowe ujye wita ku kintu cyitwa amanota ya gitari mbarimo kukwereka. Uvuga ngo hano iyi ndirimbo iri muri re kugira ngo ngitangire neza natangije nyina akantu ko kwicuranga kagurutya gurya. Mukamurenzi mukobwa mwiguri
gutangirira none iyo nangiye nshaka kugira ngo nagatangiye ari kugira ngo ngakore mu buryo bwa sebeni gutya ra so ra na soro gutya nasubira kuri re hano nabikora hano ngacuranga gute gutya ra so cyangwa se ra so ama 4e degré 5e re ni yare narabikije mu minsi yashize ifata gutya nyine ni yare mfasha gutya ngashyiraho n'urutoki ngashyiraho n'urunguru bikamera gutya bikabare a 5e degré none ngafata ra a 4e degré ni gutya imigozi ni ibiri uwa mbere n'uwa kabiri ukayifata wa gatatu gutya ugafata na gutya ikaba so hano ni fa murabizi nari babwiye ni fa ini so ini ra ariko koko turimo gucuranga reali muri reali yoko accord tonique ariyo note ya mbere turacuranga ni re gutya ra na so cyangwa gutya mako simple gutya none ro gatangira nyine ukaririmba hano agenda gutya muka murenzi iyo ndimo gucuranga nkoresha ga 7 ubwo nacuranze gutya none ngacuranga muka murenzi mukobwa mwiza gutya igira hino muguyaguye mugushe neza umbwira ikikuriza ushobora no gucuranga gute gutya mako simple muka murenzi mukobwa mwiza gutya igira hino muguyaguye mugushe neza umbwira ikikuriza shiriyo nimba ugira ituze mube mu mutima mube mu wanjye murabona ko nuko nguko nangaha uko mbikora gutya igihe mvira muri renjya muri ranjya no muri solo ni nako nano mbikora mva muri re njya muri ranjya no muri solo ibihe birangana wafata amanota ushaka yose nuko mba ngira ngo yose muyagire ikintu cyitwa ubumenyi iyi mfashe gutya asekem degré nshaka kuza n'ubundi uko ngo nifashe uruta cyangwa rugarukira nkaza nkaruhera gutya nkafata bare gutya akaba ari re nyine re bare gutya nkuko nacuranga gutya re bare narabigishije ufata umugozi wa kabiri uwa mbere ureka kabiri gatatu na kane ukayifata urutoki rugafata uwa mbere rugashyiramo na mute rugafata n'uriya wa mbere n'uwa gatanu gutya noneho urutoki ugafata itatu ugacuranga gutya akaba ari re ushatse wacuranga gutya ngiye nuko ndi gukoresha 5e degré gutya hanyuma umurongo wa kabiri rero wundi ushobora gucuranga nanone ugakomeza muri uriya mujyo cyangwa se ugacuranga no mu bundi buryo nabyo birashoboka kurya acuranga shiriyo nimba ugira ituze ukaza kurira ube mu mutima ube mu wanjye cyangwa shiriyo nimba ugira ituze inira ube mu mutima ube mu wanjye akangaka ni agace ka mbere k'imirongo ya mbere ariko n'imirongo ya kabiri nayo icurangwa nk'uko n'ingi ya mbere igenda nta bintu bigoye birimo byose ni kimwe kandi n'imirongo yindi ya kabiri isa n'iriya ya mbere aririmba mukobwa mwiza w'imico myiza ra re hano hari akantu kamera nk'akagoyemo mu kuririmba aka kantu kavuga reka kwigunga ufite gwa neza mugenzi nkumara agahinda ako kantu kugacuranga ujyanisha nyine bisaba kwitonda nuko kitoza cyane reka kwigunga ufite gwa neza mugenzi nkumara agahinda nuko nguko
noneho agace ka nyuma ukongera tereka amaso yawe maze urebe urukundo, urebe urukundo rutagira inyegamo. Aha ni mu makoro simple. Ushatse gucuranga mu ma 5e degré n'ama 4e wacuranga gute? Reka ahangaha wacuranga gute? Mukobwa mwiza w'imico myiza gutya, reka kwigunga ufite gwa neza mugenzi mumara agahinda. Tereka amaso yawe maze urebe urukundo, urebe urukundo rutagira inyegamo. Hano uba urangije iriya parti ya mbere, kirangije cyose cya mbere ubu kirangije. Hanyuma rero muri refre yo iroroshye cyane, uvuga ngo ubwo wahera hano. Reka duhere no ku makoro simple, kuko hari abantu bagiye banyirira bambwira bati uzatwereke iyo ndirimbo yitwa Mukamurenzi ya Makanyaga. Niyo mpamvu ngiye nkora indirimbo mbona abantu bagiye basaba kandi mukayihuriraho. Noneho icyo ni cyo cya mbere. Noneho akantu kameze nk'ikirizo ko kavuga gute? Mukamurenzi reka kwigunga, igira hino nkungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Ukagasubiramo nuko ukagenda. Hanyuma agatero ateramo kuri iyo nyikirizo, akagenda agaruka muri ya nyikirizo. Hari buze kugarukamo cyane ko ngemba ndimo kwigisha gucuranga. Yaje noneho ashyiramo akandi gatero kavuga ngo iyo nkubonye inshuti mbona utishimye, bikanera agahinda nkabura uko ngira. Mukamurenzi reka kwigunga, igira hino nkungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Nuko nguko hari abajya bakunda kunyandikira ngo ndacuranga ariko simbereke uburyo bwo kugrata. Gratoma rero nuko nguko gutya gutya, 1 2 uwa gatatu gutya gutya gutya. Ngira ngo murabireba. None Mukamurenzi mukobwa mwiza, igira hino muguyaguye, mugushe neza umbwira ikikuriza. Ngira murabireba. Shwiriyo nimba ugira ituze, mube mu mutima ube mu wanjye. Nuko nguko gutya. Noneho kuri refre wenda Mukamurenzi, Mukamurenzi reka kwigunga, igira hino nkungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Iyo nkubonye inshuti mbona utishimye. Ahangaha noneho iyo nkubonye inshuti mbona utishimye, bikanera agahinda nkabura uko ngira. Mukamurenzi reka kwigunga, gira hino nkungura inama, mbere y'ibintu by'ukunda abantu. Reka rero mbashimire mwese abakunda gukurikira Ematox. Ndatekereza ko mugeze kure. Ngiye nk'ibisanzwe ntabwo mvuga ibintu byinshi, icyo gukora murakizi mwebwe. Nitwa Emmanuel Nshimiyimana, akaba ari mwarimu wanyu bigisha gucuranga gitari mu buryo bworoshye kurusha abandi bose benda uburyo bajya babibereka. Iyi rero yari indirimbo yitwa Mukamurenzi ya Makanyaga, narimo kubera ku buryo bwo kwicuranga. Asigaye mukomeze kugira umunsi mwiza. N'ibisanzwe genda umugaragu w'Imana n'abantu mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira iminsi myiza uko mubyifuza. Hasta la vista.